iyi si dutuyeho amateka yayo ni maremare cyane, iremanywe ubuhanga buhanitse, uhereye ku kirere kigena umucyo n'umwijima, imisozi myiza cyane n'ibyo yikoreye, nk'inyamaswa z'ingeri zitandukanye, ikiremwa muntu muri gahunda zinyuranye. Ibi byose bitera umuntu kwibaza ikibazo kimwe muri byinshi, kiragira kiti ese nyuma yo kwitegereza ibyaremwe waba uzirikana yuko hashize imyaka 6,000 hatoranyijwe intumwa ya mbere mu isi yo hambere, Adamu wa kera, Imana imuha amahoro n'imigisha. Kuva ubwo buri miryango yose ku isi yoherezwamo intumwa zitandukanye, ubutumwa bwabaga bugeneye imiryango runaka kandi bukarangirana n'igihe runaka. Uko niko ubutumwa bwari buteye mbere yuko Allah subhanahu wa ta'ala atanga umugisha w'ikirenga mu isi. Nuko mu bikingi bya Ibrahim na Ismail mu murwa w'Abarabu wa Maka mu 570 nyuma ya Isa, Allah amuhundagazeho imigisha, havuka intumwa Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, asenya burundu gusenga ibigirwamana. Nuko isi ihurizwa hamwe no gusenga Imana imwe rukumbi, ikaze mu murongo uboneye wo gukurikira intumwa sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala nabiyyika